buriya ubwoko bwa Isiraheli iyo igitabo kivuze ngo bageze ku nyanja ngo hirya no hino hari imisozi batabashaga kurira nta wundi muti na Mose ubwayo Imana yari yaragize lidere cyangwa umuyobozi wabo mbere yuko agira icyo akora yabanje kumaza icyo afite ari kwitaho imfani niki waba ufite aravuga ati mfite ingoni aho niyo mberaho ni ukuvuga ngo Imana izahera ku bwitange bwacu ihere ku maboko yacu tubona gakiza ndasangura abaturage ko mugomba guhumurika ntimucikacibwa intege na bene wacu bibihahirana batagira umutima bashake ngo babeho bonyine abandi batariho ahubwo muje mureba intego murebe maraso y'abana yaviriye muri iki gihugu ntabwo tuzayavirira kandi bitwaye dukora zakozwe n'abandi ibi bihe si ubwa mbere bituzaho igihe bamuhinda nyina bagakingiye baza bafata imunde bakazamuka abantu bari mu mishasha babicwa n'amacinya imiryango myinshi irahona irashira araba kandi baturanye bacu batuzize uko twarera ni ukuvuga ngo rero iyi ntambara tuzayirwana ingundura ubu turi kwirwanaho ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura tuzotera tumeze nk'ibirura kandi ibyo tuzabikora tuzarwana tumeze nk'amadubu nimba mutumva ibirura amadubu ntabwo ibi bizagarukira mu maboko yacu harimo inkota kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi kandi igihe cy'imbabazi kizashirwaho iherezo ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka wanadanganya nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga hari ikindi yovuga noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya bongo tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea na mabadiliko yatakuwepo kuba tuzira gusa ko turi abanyamurenge mu gihugu cyose ntawe twahemukiye tuzohagarara ku kuri ntawe turenganyije nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira ntawe tugomba gusaba kubaho nta nuzo tubuza kubaho hano munsi y'ijuru hayipo ni ngombwa ko mutagomba gutwarwa n'imfu z'abana ngo zise ngaho bibamaze ubwenge niko bigomba kugenda ibintu byose bisaba ikiguzi kuko iyo bitagisaba ntago mwari kuba muri hano sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu matanganika badahe barwana bakicirwa ku misego y'ibiraro abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama ibyo byarabaye wa munsi mumwe arerekeje yanzira bavugaga ije iwanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda ariko icyatumye mutagenda ico nico gitume duhagaze hano kandi duhagaze twebwe kugenda akaba mudabaye n'ababanjirije n'abazabakurikira ntabwo bizadutitura nta nubwo bizaduca intege tuzakomereza aho nyine maraso yaho ni mureme mushikana intambara umuntu arayitangira ariko kuyirangiza ntabwo ari akazi kiwe ushobora gusora isasu mu muntu ukari kubita rimwe rikica umuntu cyangwa ari kugira ngo uzarigarure aho warikuye biragora ndibaza neza ko iyi ntambara abayitangiye niba dasubiza inkota mu rwubati bazabyicuza ubuzima bwose ntabwo gupfa ko abanyamurenge bazira ubusa bicwa na leta
bicwa na bene wabo b'abakongomani ntaco bazira ko ari abanyamurenge. Ntabwo ibi bizagarukira ngaha. Kwibohora kwacu kuzabaho tubishizemo imbaraga, tubihagurutsemo kandi tubirimwo, kandi tuzaharanira kubaho kwacu nuko abandi baturage bose b'abanyekongo kuko bafite uburenganzira bwo kubaho. Dufite uburenganzira bwo kuja dushaka mu gihugu, ariko ntabwo tubyemerewe. Inzira zadifungwa ku banyamurenge, abandi zifunguye. Hano hariho ba Momo, mugabo niwe Momo, n'abacuruzi babahangaha mu madegu, n'abashi Bukavu. Nta mushi urazira kuko atari umunyamurenge murene we y'abanyamurenge. Ariko habaza abacwere hano mu rusuku ugakomeza. Hano sinzi ko ari abanyamurenge bake cyangwa benshi bashaka kujana mu cyangwa kwemerere ko mujana atekereza ko yo guhuruza. Ibyo bizashirwa iherezo. Kandi ntabwo bizashirwa iherezo turyamye, bizoshirwa iherezo nuko twahagurutse. Mureke gutwarwa n'imfu, tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje. Tudapfuye nta gakiza kazaboneka kanyu. Tugomba gupfa kugira ngo abandi bagire gute babone agakiza. Ntabwo turi abasazi, ntabwo turi ibifu. Ibyo turimo turabizi, twaravyiyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka. Twavutse nk'abandi, tubaho nk'abandi, dufite uburenganzira bwo kugira iwacu. Rero mu kurangiza, Mudabari yabaye umuyobozi mwiza twabivuze, kandi akora ibintu byinshi. Kandi mwabyumvise yarabyaye. Imana ishimwe ko yabyaye kandi asize. Habo yasize bazakomereza wise yagarukiye. Ko bigenda. Tituri abana se babamuhinda twebwe ntituri muri. Imbunde kujya nabwo inkota hano. Inkota izava mu biganza byacu ko tubonye amahoro. Ntawe uzobona amahoro atayaduhesheje. Ntawe. Habe n'umuntu uzotubuza amahoro nawe azayabura. Hano mu biganza hari umuriro hano. Uduha amahoro tuzayamuha, uyatwima nawe yabure. Nta mpamvu yo kurara duhagaze cyangwa tubona abandi basinziriye. Ibikunda. Rero tugomba kuba hamwe muri uru rugamba. Tukarurwana. Abantu bakareka kumera nk'inka zaziribwa n'agacembe. Abantu mukagabanya ibintu bitabakwiriye muri iki gihe. Abantu mupunguze za tension n'amasukari, kuzamura, kuvuga ni ibintu bimwe bitari ku murongo. Tuje mu rugamba rwo kwirwanaho, turukomeze dufatikanyije abagore n'abagabo barahangaha, tureke kuvuka nk'ibigwari. Urugamba n'urwacu, ntaho uzarokoka ngo kubera ko wewe ngo wavuze neza cyangwe hari ukuntu witwaye imbere y'abatwica. Ntaho uzarokoka n'ubu. Twese ni mu gatebo kamwe tuzarokoka. Twaba tubashimiye imiryango yose iraha. Ibi muzabikomeze. Ibi muzabikomeze, muzahore mwegerana n'ababuza abantu, dufatane mu nda tubane, ibike dufite tubisangire, ihumure no magambo presence y'umuntu irarutana ibintu, niyo wegereye umuntu gusa yumva kuko ahumuritse. Ibi muzabikomeze, yabivuze shefu rwose, umwashize umugayo n'ubundi muzakomeze uwo mugayo mushire, dukomezanye, dufatikanye, dushikirane, dushikame, tuzagera ku mahoro. Ibi byose bizashira, aya marira tuhaturira azashirwa iherezo. Asaka turabashimiye, mukomere kandi mugira Imana.